nitwa Mumararungu Diane nkaba nkora muri RBA Rwanda Broadcasting Agency. Niteze ko badusobanurira byimazeyo corruption ubwayo, kuko hari igihe wumva ijambo corruption ariko nzi neza ko ari ijambo rinini. Ndumva ko bari budusobanurire uburyo wamenya kuyibona n'uburyo wakorana n'inzego zo mu kigo utashatse kuko buri muntu aba afite akazi kakora, kandi nibaza ko hose hashobora kubamo corruption. Aya mahugurwa ahubwo nuko yazajya ahoraho kugira ngo bajye batubwira impinduka zirimo kugira ngo bitarakosotse bikosoke, ahubwo no kudatatira iriya foto ngira ngo umukuru w'igihugu ubona tugitaha convention center hari kira ni igihango gikomeye, so no kudatatira igihango mu by'ukuri birashoboka cyane ko mu cyerekezo cya 2050 ku myanya 5 tuhaba turimo neza. Nitwa Gikundiro Sandrine nkaba nkorera ikigo cya Croix Rouge y'u Rwanda. Aya mahugurwa ni amahugurwa z'igihe cyane ko aya makomite ajyanye no gukumira no kurwanya ruswa ntabwo yari ariho mbere, ariko azadufasha nkatwe bashinzwe bari muri komite kumenya icyo tugiye gukora kugira ngo dufashe ikigo cyacu gukumira no kurwanya ruswa, ndetse aradufasha mu bumenyi tugiye guhabwa ahangaha kurushaho kumenya ingamba twashyiraho zo gukomeza muri uru rugamba rwo gukumira no kurwanya ruswa, cyane ko nk'umuyobozi wungirije mu byatugejejeho ku rugamba rwo kubaka igihugu mu rwacu twese. Umuntu yakwibaza ngo wabona ruswa ku muyobozi wawe bikakorohera kubigeza ku rwego rw'umuvunyi? Ngira ngo ibyo buri muntu wese aba yumva bitamworoheye, ariko nka komite zashizweho bagiye bazishyiraho icyambere bareba nk'abantu b'inyangamugayo. Ikindi mu byo batugejejeho hari uburyo bwo guproteja cyangwa se bwo kurinda za komite cyangwa n'uwo muntu uzajya atanga amakuru ku bijyanye n'uko gukumira ruswa n'akarengane. Ariko nka komite kuko ari cyo dushinzwe, nta muntu uwo ari we wese aba umuyobozi aba umwungirije, ikijyanye na ruswa tugomba kugikumira, ariko hakaba n'icyo kintu cyo kugira ngo tuzabe dufite iyo protection natwe, kandi numvishe ko ubwo buryo buhari. Iyo bitumukwana yo kabura ikwirwa ruswa n'impungi kumarira umutungo ruguri burya ruswa n'umwanda. Koko n'umwandi yiri ingaruka nyinshi muri sosiyete, dufatanye kwirwanya mu rubanza rutsinda udakwiye yo kabura amajyo, dufatanye kwirwanya ruswa igatuma akazi gahabwa udashoboye irakamura izina. Hano nibo bagomba kumva aho bakora hose, bakaba ari ijisho rya leta kuko ari wese gutanga amakuru ahantu hose hagaragara imwe muri izo critères z'asona babwiye aho yabibona byose atangiye amakuru. Gutanga amakuru ari inzego za leta zishinzwe gukumira no kurwanya ruswa, ari umuranazizi, ari RIB, parquet, police, urw'umuvunyi n'izindi nzego tumushyaho twese nka anti-corruption agencies zashyizweho by constitution kugira ngo tubungabunga umutungo w'u Rwanda winjiza nicyo ukora, ariko turinda abantu babangizi bakoresha mu nyungu zabo bwite cyangwa inyungu z'imiryango yabo, kandi tugomba kureba inyungu z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. So nibyo rero niyo dusaba abari hano mu nzego bakorera zose zibona bije n'izindi nzego abakora ku giti cyabo bose, iyo tubahuje n'u Rwanda tuba tureba n'iterambere ry'u Rwanda tuba tureba. Wese yabona ko muri ibi byose ibintu bijyanye na ruswa nababwiye, abona ko ari ibyuho batangiye amakuru, babwira inzego zibishinzwe zikora akazi kazo, tubungabunga iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ibigo bitaragize komite muri byo murabiteganyiriza iki? Oya byose kuko ni itegeko. Urwego rutashyiraho anti-corruption committee
itegura uburenganzira kubisabira ibihano kwa Premier Ministre ariko turashima ko inzego zose twandikiye zose zazishizeho uhere no mu turere ibi byiciro tugezemo iki n'ikiciro cya nibatari cya munani tugezeho zose zagomba guhabwa amahugurwa kandi bagatanga na raporo nyuma y'amezi 6 buri rwego rutanga raporo rw'umuvunyi nyuma y'amezi 6 ibyakozwe idatanga raporo nayo tuyisabira ibihano urumva ko nta bintu by'imikino bihari umusaruro wazo n'uwe umusaruro tutezeho twebwe rero nuko uko amakuru aboneka uko tubuza amahoro n'amahwemo abaji baruswa bizatuma bagira ubwoba se nkuko bakwicara bazi ko ntacyo bitwaye nta bantu bari kubakurikirana icyo gihe urumva ko bakora ibyo bishakiye ariko gusa tubona nuko amakuru atangwa uzabona RIB amakesi sigari menshi cyane natwe amadosiye dukora tugaha RIB agaragara ko ari menshi cyane nazajya mu nkiko agaragaza abantu bakurikirana mu byaha bya ruswa azaba menshi cyane byose rero tubikize hamwe niba mu tubigerageza ko n'umutungo w'igihugu abawuriye kera niyo mpamvu icyaha cya ruswa kidasaza niba cyasize mu byaha bidasaza bifite icyo bisobanura kuvuga wa utwara nubwo wamara imyaka 30 ukazagaruka igihe cyose byamenyeka uzakurikiranwa imitungo ifatwe igurishwe amafaranga mu isanduku ya leta n'inzego zitandukanye n'abikore nabo reka nabo mubona hari iteka rya Repubulika ryasohotse hasizimya amezi 4 ishyira inama ngishwanama mu rwego rw'igihugu ishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane iyo ni iteka rya perezida bashyizeho na PSF irimo mu rwego irimo mu turere irimo yitwa Dakasi inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane mu rwego rw'akarere no mu mirenge irimo no mu rwego rw'igihugu irimo kandi iyo mu rwego rw'igihugu ugomba guha raporo perezida muri bwezi 6 raporo y'ukuntu ruswa igaragara mu Rwanda akarengane n'uko kameze tuhangana nako buri mezi 6 no mu karere niko bigomba kuvuga nk'abaturage bura n'ibibazo by'akarengane mu karere nta nubwo bagombye kuza gukora umuvunyi inama nk'ishongamo y'akarere niyo igomba guhura igakemura ibyo bibazo mbere yuko tuduje cyangwa mbere yuko perezida ajyayo cyangwa prime minister no mu murenge iyo inama nayo yashizwe mu iteka rya perezida ibyo gushyirwaho ni kugira ngo abaturage bagume bari ku isonga aho kugira ngo n'ikibazo azamo Kigali mu murenge gikemurwe n'inama nk'ishongamo y'ishinzwe n'akarengane n'uruswa mu murenge ibibananiye bizamuke mu karere ibinare karere bizamuke mu rwego rw'igihugu no habe hari ishusho igaragaza uko bihagaze mu gihugu cyo inzego zose urugo rukora akazi karwo nta shiti ibyo byose tuzabigeraho ruswa si ikintu ituma umuyede bamugire nyenyeri akica ibintu igihugu kigahomba dukumiriwe dufatanye kwirwanya sawa serivisi bakakwicira ijisho utagize icyo ukora ngo konegisiyo sifuru utahuzaze ejo dufatanye kwirwanya batura Rwanda turwanye ruswa tuyamagane burundu yo kaburu